Nshuti bavandimwe bakundwa, amateka y'ivugurura n'ubugorozi atwigisha ko Imana yakoresheje abantu batandukanye kugira ngo bagarure ukuri kwari kwaratwikiriwe. Umwe muri abo bagorozi ni Ulrich Zwingli. Twifuje kubasangiza amwe mu magambo ye agaragaza urukundo yakundaga ijambo ry'Imana no guhagararira ukuri. Twizeye ko amwe mu magambo ya Zwingli tugiye kubasangiza azabatera inkunga yo gukomeza gukurikira Kristo no guha Bibiliya umwanya wa mbere mu buzima bwanyu. Ibyiringiro Clever, ndafatanya na mugenzi wanjye Kitoko Ndagije. Ijambo ry'Imana ni urumuri rutazima. Ni kubw'ijambo ry'Imana, si kubw'ijambo ry'umuntu. Ntihakagire ikintu cyigishwa mu itorero kidafite ishingiro mu byanditswe byera. Ukuri ntigushobora gutsindwa, niyo kwarwanywa amaherezo kuranesha. Ukuri kw'Imana ntiguhindurwa n'ibitekerezo by'abantu. Ijambo ry'Imana niryo rigomba gutegeka itorero, si imigenzo y'abantu. Umuntu ushaka kumenya Imana agomba kubanza kumva ijambo ryayo. Kirisito niwe mutwe rukumbi w'itorero. Kwizera nyakuri ntigushingira ku marangamutima, ahubwo gushingira ku ijambo ry'Imana. Nta muntu ukwiriye kwizera ikintu kitagaragazwa neza n'ibyanditswe byera. Icyubahiro cyose ni icy'Imana, si icy'umuntu. Imana ntikeneye inkota kugira ngo irengere ukuri kwayo, ukuri kwihagararaho ubwako. Kristo niwe mucunguzi wenyine, nta wundi ukiza. Kwiga ibyanditswe byera nibyo bitanga ubwenge nyakuri. Abigisha ukuri bagomba kuvuga ibyo ibyanditswe bivuga, ntibarenzeho cyangwa ngo bagabanyeho. Iyo ijambo ry'Imana ryakiriwe n'umutima wicisha bugufi, rihindura ubuzima. Iyo Bibiliya ivuze, impaka z'abantu zigomba guceceka. Ntukurikire abantu, kurikira Kirisito. Imbaraga z'ukuri zirusha kure imbaraga z'intwaro. Umukirisito nyakuri yubaha Imana kurusha uko yubaha abantu. Nta bwisanzure buruta kubaho uyoborwa na Kristo. Ijambo ry'Imana ntiriboshwe, rihora rikora umurimo waryo. Imana ihesha ubwenge abicisha bugufi bayishaka. Aho ibyanditswe byera bivugiye, niho tugomba guhagarara. Umutima wakiriye Kristo uhinduka urusengero rw'Imana. Kwizera nyakuri kubyara kumvira Imana. Ukuri kwigisha umuntu kwicisha bugufi no gukunda bagenzi be. Nta butware bw'umuntu buruta ububasha bw'ijambo ry'Imana. Nta mugenzo ukwiriye gusumba ijambo ry'Imana. Ukuri ntigukenera imitako y'amagambo, kwigaragaza ubwako birahagije. Abakunda ukuri ntibatinya kuguharanira. Umuntu uhora ashaka ukuri, amaherezo ayoborwa n'Imana. Gusenga bifite imbaraga iyo umutima ugengwa n'ijambo ry'Imana. Imana ihamagarira abantu kuyumvira aho gukurikira imigenzo y'isi. Ivugurura nyakuri ritangirira mu mutima, rikagaragarira mu mibereho. Amahoro nyakuri ava mu kubana neza n'Imana. Ubwigenge nyabwo buboneka mu kumvira Kirisito. Ubutumwa bwiza bwa Kristo nibwo byiringiro by'isi yose. Icyubahiro cyose gikwiye Imana yonyine.